Kureba ishyo ry'inzovu zo muri Afurika biba biryoheye ijisho. Inzovu ziba mu miryango igizwe n'imbyeyi n'ibyana byazo. Inzovu ziri mu muryango umwe zirafashanya. Inzovu zifite ubushobozi buhambaye bwo kwibuka, kandi ibyo bituma zirushaho kunga ubumwe. Niyo zaba zimaze igihe kinini zitabonana, iyo zihuye ziramenyana. Iyo inzovu ikiri ntihangayitse, inkuru ziyiba hafi, zikayihumuriza ziyikozaho umutonzi. Nanone, iyo inzovu yakomeretse cyangwa yarwaye, izindi zirayifasha kandi zigatuma ikomeza guhagarara. Inzovu zikuze zigisha izikiri nk'amasomo y'ingenzi yazifasha kumenyera ubuzima, urugero nko gushaka ibyo kurya cyangwa amazi. Mu gihe cy'amapfa, inzovu zikora ingendo ndende zigiye gushaka amazi. Inzovu zikuze ziyobora izikiri nto, zikazereka inzira zinyuramo. None se, inzovu zimenya aho zijya zite? Inzovu zikuze zishobora kwibuka inzira zanyuzemo zigiye gushaka amazi, nubwo haba hashize imyaka irenga muri za 100, cyangwa zikaba zarakoze urugendo rurenga ibirometero 100. Ubwo rero, zigisha izikiri ntizo nzira. Nanone, kuba inzovu ziba hamwe mu matsinda, bizirinda kwibasirwa n'umwanzi. Inzovu ishobora kwirukana umwanzi ikoresheje amahembe yayo, umutonzi n'amaguru. Kugira ngo zirinde ibyana byazo, zirabikikiza ku buryo ntaho umwanzi yamenera. Iyo hagize inzovu ikomereka cyane, izindi harimo n'izikiri nto zirayifasha, zibigiranye ubutwari.